Muraho neza nanone ni karibu, aka kanya tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi ku rurenda ruva mu gitsina cyangwa se vaginal discharge. Ni ibihe bisanzwe, ni ibihe biteye impungenge? Iki kibazo ni ingenzi kuri buri wese, kuri muntu wese, yaba umugore yaba umugabo, kuko ibi bishobora kuba bikubaho wowe mugore cyangwa se wowe ufite umugore uri umugabo bikaba bimubaho ntumenye ibyo ari byo. Rero muri kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Uyu munsi nyine turi buganire kuri ino ngingo maze kuvuga ruguru, ku ngingo y'ingenzi cyane kuri vaginal discharge cyangwa se ururenda ruva mu gitsina. Ni ukuvuga nimba se ni ibintu bisanzwe ariko se abenshi babifata nk'indwara cyangwa se bikabatera ipfunwe. Muri iyi video rero turi buvuge ibyo discharge cyangwa se ururenda isanzwe ari byo, ibimenyetso bikwiye gutuma wihutira kujya kwa muganga, ibyayitera n'icyo wakora, ibihuha bikomeye abantu bayifiteho kuri ino ngingo. Ibi byose urashira amatsiko. Vaginal discharge cyangwa ururenda ruva mu gitsina ni iki? Ni amazi cyangwa se ibindi bintu bisohoka mu gitsina cy'umugore, akenshi biba bivuye mu muko cyangwa se mu nkondo y'umura n'ahandi imbere. Ni uburyo rero umubiri w'umugore wiyitaho, ukisukura, ukirinda mikorobe ndetse ukorohereza intanga kugera aho zigomba kugera mu gihe cy'uburumbuke. Umugore rero muzima ashobora kubona discharge buri munsi, cyane cyane mbere cyangwa nyuma y'imihango, ikindi mu gihe cy'uburumbuke ovulation, ikindi mu gihe cyo gutwita, n'igihe hari ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ururenda ku mugore muzima rukunze kuba ibara ry'umweru w'ifu cyangwa akatsi, irimo impumuro yoroheje itari mbi, yoroheje cyangwa se ifite elasticité, ikindi idatera kubabara, kubyimba cyangwa se kumva ushishuka. Vaginal discharge ni normal, igaragara n'ibara ry'umweru w'ifu cyangwa se akatsi, irimo impumuro yoroheje itari mbi, yoroheje cyangwa se ifite elasticity, ikindi idatera kubabara cyangwa se kubyimba. Nivuga ngo normal discharge cyangwa se ururenda rusanzwe rudatera ikibazo. Reka tuvuge ku bwoko bwa discharge muri rusanzwe. Mu gihe cy'uburumbuke rero ovulation, akenshi ururenda aba ari umweru w'amazi cyangwa se imeze nk'amashereka. Iki ururenda karimo mucin ifasha intanga kugenda neza, nta mpumuro mbi, nta kwishimagura bishobora guteza. Ururenda ni ururenda rusanzwe rudateje ikibazo. Mu gihe cyo gutwita rero ururenda akenshi ruba rwinshi kurushaho bitewe n'imisemburo, nta n'impumuro mbi rugira no mu gihe cyo gutwita. Ubwo ni ururenda rusanzwe. Mbere cyangwa nyuma y'imihango, ururenda rusanzwe ruba rufite ibara risa n'umuhondo cyangwa se umutuku muke nk'imisemburo isigaye, ibisanzwe mu gihe gito. Nyuma y'imibonano mpuzabitsina haza ururenda nabwo rusanzwe, hashobora gusohoka amazi arimo mucus n'intanga. Ntibikwiye gutera impungenge igihe nta mpumuro mbi cyangwa se ububabare bujyanye n'uru rurenda cyangwa se na vaginal discharge. Rero tugiye kureba hamwe kuri vaginal discharge itari nziza cyangwa se iri abnormal, ururenda ruteje ikibazo. Ibi nibyo bigomba gutuma ugana kwa muganga tubyibushye. Ururenda rufite impumuro mbi cyane. Iki gishobora kuba ikimenyetso cya infection nka bacteria vaginosis cyangwa trichomonas. Ururenda rufite ibara ryihariye. Ururenda rufite ibara ry'umuhondo mwinshi, icyatsi cyangwa se icyera cyinshi gisa nk'amata aciriritse cyangwa yacitse. Discharge rero ifite ibara ry'icunga rifite inkota, rufitemo n'amaraso ritari mu gihe cy'imihango ni ikibazo. Ikindi, niba ufite ururenda ukaba urimo kunyara ukababara cyangwa se ugakora imibonano mpuzabitsina ukababara, gishobora kuba ikimenyetso cya infection ziterwa na chlamydia, gonorrhea ni imitezi cyangwa se candidiasis. Ikindi, niba ururenda rutera gushuka cyane no kubyimba inyuma y'igitsina, iki nacyo kizaba ikimenyetso cya irritation cyangwa infection. Ibi byose si iby'ibisanzwe, ntukihangane ngo bizashira. Gana muganga wivura witemo, kuko ushobora kwangiza microbiome isanzwe y'igitsina iyo bimaze igihe. Dore impamvu zatera ururenda rutari urusanzwe. Dore ibitera discharge mbi. Icyambere, kudakora isuku neza cyangwa se gukora isuku irenze urugero, nko gukoresha isabune zikarishye zifite ubukana mu gitsina, gukoresha spray cyangwa se perfume mu gitsina, imibonano mpuzabitsina idakingiye nayo ni ikibazo.
kwambara imyenda ipfuka cyane igitsina, gufunga cyane, impinduka mu misemburo nko mu gihe cyo gucura, stress nyinshi n'ibindi. Hari n'ababyeyi biteresha amavuta, ibisigazwa by'udukoresho, tampo cyangwa se ubundi buryo butizewe. Byose bishobora kwangiza ubudahangarwa bw'igitsina cyawe. Inama rusange ni uko wakwirinda rero, gerageza kwambara imyenda yoroheje yinjiza umwuka mu gitsina cyawe, karaba n'amazi meza gusa, irinde isabune mu gitsina imbere, koresha pad nziza kandi uyihindure kenshi. Niba ukoresha plant liner ihindura buri masaha 4, irinde imibonano mpuzabitsina idakingiye n'uwo utizeye neza, gerageza kureka stress cyane, gerageza kuryama neza no kunywa amazi ahagije. Muri make vaginal discharge cyangwa ururenda ruva mu gitsina si indwara, ahubwo ni igice cy'imikorere isanzwe y'umubiri w'umugore, ariko hari igihe kiba ikimenyetso cy'icyo ugomba kwitaho. Nugira impinduka itari isanzwe, ibara ritunguranye, impumuro mbi, kubabara, gushishuka, ntutegereze, jya kwa muganga. Aha rero ndizera ko iyi video yakugiriye akamaro. Niba uri umugore, umugabo cyangwa se umurezi, aya ni amakuru dukeneye gusangiza abandi. Kora subscription kuri ino YouTube channel, shyira like niba byagufashije, ikindi sangiza abandi cyane cyane urubyiruko. Nkari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, mubeho neza kandi mugire ubuzima bwiza cyane. Bye bye. Muraho neza nanone, ni karibu. Aka kanya tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi ku rurenda ruva mu gitsina.